uri wese twahageze ura wishyure motari mbere niba kuruka njyaniye amata wandekuye mberiza amata yanjye rero kuruka mbere na telefone wandekuye wowe wa musazi we ndakura mberiza amata yanjye mfata amata yanjye urabona umuntu adashonje oya shonze usasanze ibyo birago bindera kuko ntago ngiye muhahira ntago muhahira namereza ibya mabuja urageze nanga isoma cyane washirwangiye akubwira ubugeze ngewe Kigali yose ndayizi neza cyese nimba ari we wibeshye naho ni ngenda bizi karanga nanga pe Yesu kandi umvishe ari umusirimu ntabwo yambwira amakuru ukuremo kasike koze rwaye neza ngewe rigana izi perimi igihe nayiboneye uzi gutwara cyane mutanashyira ukumva ukiri kunuka hano cyese nimba ari iriya ruhurura ntabwo nta kintu kirimo kunuka ndumva hari ikintu kiri kwanuka wajya ni imbwa yapfiriye hano izo ni amazuru yawe ntawe ujana nta kintu kirimo kumva kabisa cyari iki gikorwa cyica hano kiri kunukira hano so uri kunuka mabuja nawe reka ntukavuge nabi abana umwana w'umukobwa kandi nawe uri umukobwa ntabwo uri kumuvuga nawe motari uretse ko umuntu avuga ibihari ndumvaga ntaze imyuka iri kuza hano nta myuka nayo kabisa wese ko atari kuza kumbaza akaduhamagara ahubwo se kutanyishyura mabuja wishyure oya akamuhamagara kwishyura hari ikibazo nawe ufite ya mico y'abakobwa baza ngewe reka mubwire mabuja utarahamagara ngewe nta mukobwa nshobora kwishyurira moto kubera iki ngewe never nta mukobwa none mwebwe abakobwa ni mwe mugira amafaranga ndetse ko mbaje kugusura nyine umuje kunsura none se iyo moto ubujeho n'injye uba wayijeho ompaye ubu nawe araje anyishyura araje kwishyura nyine shaka nze ndebe umuhungu ukishyura moto muri kino gihe nta muhungu w'ikigali ukishyura moto arayishyura maze ku buryo uva hano ukajyana za Nyagatare kuri moto kandi bakayishyura Nyagatare kuri moto kandi wasanga nawe ujya ubahamagara ukabishyurira usize ko njyewe n'amazi bakubikemura ariko kubikemura nasanze abakobwa batari ngombwa nimo gushaka amafaranga njyewe nimo gushaka amafaranga njye naje izi iwacu ahariho i Rusizi uri umunyarusizi ni umunyarusizi pe bari abantu ndabatinya urabatinya ndabatinya cyane abantu b'i Rusizi cyane ubatinyira iki nyine mbona ari abantu utamenya ukuntu bateye nasana ngeneye nabi nane ngeneye nabi nusikarwa mbere tuzere nyireketse nk'abantu baba ari inshuti zabo nibo bamenye karo wakoze kuza rero murakoze gusa nyine sinzi niba akazi kose uzi ko gakora nicyo mfite impungenge cyonyine ujya ndabikurikirana fresh akose urabona njye ari akazi kananira kereka ko nashaka nyine urumva nagize amakenga kubera ko nyine mba nkeneye umuntu uzi gukora akazi kose
kuko ntabwo mba ndi mu rugo urabona ko nsanze ku kazi ubwo rero biragoranye ko wajya umpamagara ngo byapfuye byanze nyine biba bigoranye. Oya ngiye bitewe n'ukuntu nkeneye akazi nta kazi kananira. None se mushita wawe yagusobanuriye? Ntabwo yansobanuriye fresh ariko nyine yambwiye ko akazi gahari nyine kandi ako nifuza. Akazi ko karahari ntabwo yakubeshye ariko nagira ngo ikintu nashaka kumenya cyane cyane mashaka umuntu uzi guteka kuko nicyo kintu kingora. Guteka? Yego. Mu bijyanye n'iki, muri restaurant, muri hoteli? Uya mu rugo iwanjye. Mu rugo? Ko ndiko nibyibajijeho cyane ntabwo yakubwiye mushita wawe. Nose njyewe nawe umukozi wo mu rugo? Cyane rwose. Akugira mba umukozi wo mu rugo narutwa ndasubira kuragira ingurube zanjye n'intama zanjye. Nonse kare bakubwiye ko ushobora gukora iki hano i Kigali? Ngiye bambwiye akazi numvaga ari nk'akazi ko mu biro mbese akazi nyine kiyubashye bitewe nyine na level nari ndiho n'urwego ndiho kwa nyine numvaga ko ari akazi kisumbuye nyine. Numva ukeneye akazi ko mu biro? Ibyo bigufenda uko wambaye ntazi n'ibyo biherena twubahane. Ngewe nyine ndi ku rwego ku buryo ntakora akazi ko mu rugo. Ushaka ameze gute? Akazi ko mu biro mbese ko kujera ibintu nyine wabishobora birimo ibiceri nyine wabishobora bikurikirana fresh. Cyako ndatangaye nose mugenzi wawe ntabwo yagusobanurira akazi ko gukora karo? Ntabwo yakambwiye ariko nyine yambwiye ko akazi gahari mpita mbyibwira nyine. Nose waje gushaka akazi cyangwa waje gushaka amafaranga? Naje nje gushaka amafaranga ariko nyine n'amafaranga nari nyafite nubwo atari menshi cyane ariko nyine nashakaga yisumbuye kuyo mfite. Wakaba uri kuba wambajije atabukuzanye mu mafaranga ko waje gushaka amafaranga no waje gushaka akazi. Akazi ko mu rugo ntabwo nabikora. Cyangwa nuko wamenyereye kuragira ingurube n'intama zo mu cyaro urumva nawe mu mujyi uzajya wirirwa nyine uragira ingurube n'intama nabyo byose kuzana. Nose urumva nava ku ngurube nasubira ku ngurube. Okay. Akibazo amagara uwo mu baze bakwishyurira nyine. Amagara n'ishyurire. Umuntu wirata ntabwo nzi ko utakishyurira nyine. Ariko bana ajya batari. Hello? Sheri. Uri neza twahageze. Ura wishyura amatara. Mbese Niba kuruka njyaniye amata wandekuye Mberiza amata yanjye kuruka mbere na telefone wandekuye wowe wa musazi we Ndakura mberiza amata yanjye mfata amata yanjye urano umuntu adashonje. Oya shanze usasanze ibyo birago bindeba kuko ntago ngiye muhahira ntago muhahira namereza ibya ushaka ashaka kuyamara mukangurira Ndakura namereza amata ngenda mutsindagira ndeka mfata amata yanjye reba ukuntu mfashe oya kuruka mbere na telefone oya ndekura oya ndekura oya ndekura ukuntu mfashe akanjyanira amata oya reba ibintu nkoreye oya reba kuna Maria amata urangurira yandi oya ndeka tuza no kurukema ibiki se ngori iki tuza ugire ariko si muta bibi ni iki bibi amene telefone aseta ntwarira n'amata Motari aramfasha njye kunywa amata yanjye none arayanywera arayamaza cya gikobwa. None se muti ibintu byaba hano ni ibiki? Reka mubwire agarara hano ukuza. Ibintu byaba hano ni ibiki? Biyo kinjana amata nyine reka babansobanurire ibintu bibaye hano ni ibiki? Bibi tuza mutaransobanurire muta ni ibiki? Bigenze gute ibyo ngibyo ndi kumva? Umva rero musore. Siko ikintu kimwe hari no ruguru ari urusaku kuri kubera anga. Nyine kananye musobanurire. Sibyo? Yishiri wawe yaje hano yemuzanya hano twayitori duce kuri Umukobwa. Ako shiri wawe afite makabazo. Nyine bwoko kibigenze gute kurya nyine atangiye avuga ngo hano ni ibiki ngo birimo kwanuka. Arimo kwangura Umukobwa ngo arimo kunuka. Ndamubwira ati nta mukobwa ntabwo agakwiye kubona kuvuga umukobwa mugenzi wawe gutyo. Ndamubwira ati ntabwo agakwiye. Rero yari afite kariya kabido rwose nanabyemera. Uriya mukobwa urumva arashonje uko umuntu yari asa n'adashonje
ibyo birumvikana njye nshaka kumenya impamvu yateje urusaku yego rero agiye guhamagara kugira ngo uzunyishyure uriya mukobwa ahita aza amushikuza ako kabido yari afite nyine karimo amata unajya kukarwanira bisobanura ko amata ariyo ateje urwo rusaku ndamwumva ibyo bintu wakoze aho ari byo nose si ibyo ngenda muzi kurya ngenda ndetse ntabwo uri kubona ko uyu muntu ababaye nta nubwo wayagura ukaza uyamuzanye cyangwa gutya agukuye kuri moto ukabona ko yakenewe kuyamuzana ariko ntabwo yansabye yanshikuza ni umusazi se mbimenye ko okay dukomeze moto rero nari mukobwa ati se bitewe n'ukuntu wiyubaha urabona ukuntu umukobwa w'umusirimu umeze neza ejo nawe n'isaha nawe waba umeze nk'uriya mukobwa cyangwa ukaba ukeneye ubundi bufasha ugasanga umuntu akwimye ubufasha ese ni gute waba ufite ikintu cyo kurya ubona umugenzi wawe akeneye ikintu cyo kurya ntumuhe icyo urarinda wowe ntabwo wagenda umujyana nawe muri resitora ufite amafaranga ukagenda ukaba wanamugurira ikintu cyo kurya nawe umva ikintu cyatumye uteza urusaku uri umuntu w'umukobwa w'umusirimu urumva njyewe utari kunsebya icyo biba ngusebeje amata ushobora gusubira no kuri alimentation ukajya kuyagura Chizuru kata yansabye ahubwo ejo yanshikuza twe yahise tumye telefone yawe nta kintu ibaye yikubise hasi ariko ndi kubibona ko nta kibaye ayo mata ntabwo wari kunegereza nkaza nkishyura motari tukagenda mu rugo nta kibazo kibaye ibaze umukobwa utunze iPhone akajya kurwanira amata byose bihuriye ibyo bintu mota yakwishyura ntabwo yanyishyuye oya nanugo bebe wimwishyura oya wimwishyura sheri wimwishyura umuntu se gute batanye mu nyishyura iki se byose iyi moto ni ya papa wawe moto ni ya mama wawe ntabwo bakwishyura bebe uracyari guteza urusaku hano ku muhanda iyi moto ngewe nawe waretse tukishyura umumotari akagenda uyu nawe amata yayanyweye natwe tukagenda ukajya kunsobanurira ukuntu uza guteza urusaku mu muhanda ko kirakiramo nimero yawe mata tukara handi nawe tuzahurira aha ufite agasuzuguro nako ntabwo birangiye sister utwihanganire sibyo utwihanganire sinari nzi ko biri buze kugenda ndagukubita yankiriyemo ko se kuri umukobwa mwiza kuko mota yaje kandebe yaje sisi rati tubabarira bose nawe ndabona umwana mwiza kabisa umukobwa uzamumwigishe Sundi kari warashaka kuzajya uhembwa umushahara amafaranga angahe umugabo wifuza y'amafaranga 250 gutyo y'amafaranga acupangira yes sabize amashuri angahe iby'amashuri tubireka ariko ngewe noroye cyane cy'ingurube mba mbizi ko nyuma y'amezi 3 kiraba cyungutse 50 uko biba bimeze urumva ushaka kujya wunguka 50 ya buri kwezi cyangwa ya buri munsi sinzi kubitekereza ariko wamaze kumbwira yuko waje gushaka amafaranga ntabwo ari akazi kakuzanye sibyo uyu akazi n'amafaranga nyine urumva byose birajyana uyahitamo kimwe ushaka amafaranga cyangwa ushaka akazi none se nyine urumva ntashaka amafaranga nyine nakoze akazi ese kare ubundi wumva ikinyarwanda neza yes nakubajije ngo ushaka amafaranga cyangwa ushaka akazi ushaka akazi n'amafaranga hitamo kimwe amafaranga niyo ari imbere ariko nyine ntabwo nshaka amafaranga ntabwo byo birahagije niba ushaka amafaranga rero reka nkohereze akazi sibyo ntabwo ibintu byose uzi kubikora yes nanjye nshaka umuntu nyine uzi akazi ntabwo nshaka umuntu ushaka iki ibindi bintu nshaka umuntu uzi akazi n'amafaranga ariko wambwiye ko ushaka iki amafaranga bisobanuye ko akazi ugize ute ukazi ubwo rero reka nkubwire tutagoranye sinzi niba umushuti wawe atagusobanurira yamubwiye nyine umukozi nshaka uwo ari we ariko wageze hano noneho wanigomwiza no ku kazi kuwansanga ntabwo nagusubiza rero utavuganye mabuja nk'uko mbyumva ku kazi kawe nako mu rugo ni gashinga ariko nyine uzajya umenya amafaranga atubuka nagakora narebe azi ubundi uzajya umangara museka reka nkubwire tutagoranye ubu nguhembye mu 30 yaba ari amafaranga makeya ye 30
uzi ko n'umukozi wanjye worora ingurube mu cyaro ayo mafaranga nyarenza kumuhemba kandi urumva ayo nkorera inaha niyo najya muhemba kuko ntabwo nyikurikirana iby'ingurube zanjye. Ntose Karo wibutse ko uri kwibwira yuko hano uzajya wishyura inzu ukishyura ibyo kurya ibintu byose wakonsoma gabanya mu cyaro. Ngiye kuzajya nyirute ngishyura inzu ibyo kurya n'ibintu byose ukenera kugira ngo ubeho. Amafaranga umva ari makeya 30. Aka amafaranga ntabwo nayakorera kareka se naba ndi kujya nyuma cyane naba ndi kujya aho ujya ntabwo mazi mbitekereza ahantu naba ndimo kujya aho hantu ni inyuma cyane ahubwo njye ndigendeye. Karo nacyo reka nguhereze 10 by'itike yakuzanye. 10? Mwabuje reka ariko utwo dufaranga twawe natwemera amafaranga yigumanye. Mwabuje ko kuremendagiye usohoka ahubwo watinze. Basi ntabwo nakorana nawe Karo sohoka ugende. Basi nayandi ndayemeye. Urayemeye ibiki? Sohoka ugende. Ngende? Sohoka! Nayemeye nari. Nanjye nabivuyemo rero. Sohoka ugende ahubwo ugira ngo wihindira nkomeza akazi kanjye. Amata nukuri urakoze cyane nari nshonje. Basi se hari ikintu kigiye mu nda? Uko biri pe nari maze iminsi 3 ntarya. Ese ubundi umukobwa nkawe umeze nkawe ungana gutyo ufite ikibazo kimeze gute? Uko ndeba uko nguko rero nabanaga n'umukobwa urumva nyine navuye iwacu mu cyaro nje kureba umukobwa nyine twabanaga mu cyaro yambwira ko azanshakira akazi naha noneho turabana hashize igihe nyine harashize ibyumweru 3 tubana mu nzu. Yego. Ahita nsiga mu nzu aragenda asiga atanishyuye nyine nyirinzu yaramurima amezi 3 asiga atamwishyuye anta mu nzu njyenyine. Ubwo rero akimara kugenda nyirinzu aza kwishyuza urumva kana n'akazi nari nakabonye ntabwo nari mfite akazi nyirinzu ahita aza kwishyuza nuko nyine bansohora mu nzu. Ubu ngubu maze ndi kugenda mu muhanda nta hantu mfite ho kuba aho mbonye niho ndara yaba ari mu mihanda yaba ari mu miferege nta hantu ngira ho kuba. Ntuzi ko utasubiye iwanyu? Basi wenda nimba umukobwa ari wo gucumbikiye kuki utisubiriye iwanyu mu cyaro? Ntabwo rero ko nuko nsubirayo ariko nubwo nshaka gusubira mu cyaro pe nzakora ishoka byose nyine nshaka akazi kuko muri iyi minsi ishize nabonaga akazi ko kumesera abantu nyine nkabona icyo gihumbi cyo kurya. Ni ibibazo rero muri Kigali ko kuba muri Kigali nta kazi ufite. Kuba muri Kigali nta kazi ufite noneho uri umwana w'umukobwa ungana gutyo ntabwo biba byoroshye. Nase nakora iki njyewe? Nese wareka tugashaka uburyo basi wasubira mu rugo. Nasubira mu cyaro? Ntabwo mbishaka. Gusa ntuzuguza kugeza ryari mwana? Ndagushubije. Bira ni ibicyo urimo mu muhanda. Bira ni ibiki mwana? Ndetse bebe ko uko ari we babitangije ntabwo ari ngiye wabikoze. Kandi reka mubwire. Uri kubona bira bintu biguhesheje agaciro. Uretse nawe uri kubona ngiye bimesheje agaciro. Kujya gutongana mu muhanda ngo kubera amata. Amata mwana. Iyo yansaba nari ngendeye kuyama, igenda banyiva kuri moto mu gihe turi gutongana abaranshukuje. Gutongana? Watonganaga nande? Wapi acikuje amata noneho ndangije nari ndi kuvugana n'ura mu mota ifite kuguhamagara ngo uze ushyire mota. Aha hanyuma uzaguteza akavuye mu muhanda binyuze muzenze. Ura mukobwa yarari inyuma cyajise cyinshi kuza amata noneho. Please ni umukobwa ntabwo ari igikobwa uri kumva neza.
uzajya wubaha buri muntu wese cyane cyane umukobwa mugenzi wawe. Kukwiba amata nawe ntabwo yari yiyanze. Byashobokaga ko yari ashonje kandi koko nawe ushonje wakora buri kimwe. Nk'umukobwa wiyubaha wari kumureka ukishyura mutari niba ari kumwishyura cyangwa ukanegeza nkaza nkamwishyura ukaza tukagenda. Ntabwo byari kuba bitanze amahoro. Ariko bebe ikibazo ni ukuntu yaje nyine yanyaka nayo bitangira umujinya abituma na telefone yanjye umujinya ubwo telefone yawe ni nzima. Kwikubita hasi kwa telefone ntabwo bita bisobanura kumeneka. Uri kunyumva? Ese nta n'ahantu wigeze ujya wenda basi wenda ngo baguha akazi gahoraho nk'akazi ko mu rugo? Abantu bo muri Kigali rero nabo nyine nta kizere bagira abantu. Kuzajya yanga ubona umuntu kwizera gushyire mu rugo rwe ni ikibazo pe. Nabuze umuntu wanyizera ngo amakazi gahoraho. Ubwo nibiraka biraho ngenda nkora nyine. Twese ngo mwizeye ngakujyana nyine ahantu. Urumva nanjye banakunda umumotari. Mfite rero umukobwa ntwara nyine w'umubosi wanjye. Yarambwiye ngo akeneye umukozi wo mu rugo. Ku kazi wagakora? Yesuwe. Niyo nakabona muri kano kanya nakakora pe. Nose n'ubundi nanjye ko naje gushaka. Urabona n'ubundi urumva? Nuko nagize amahirwe yo kubona akazi ariko nyine narize secondaire ndayisoza ariko nyine ubuzima bwari bumeze nabi niba kwashaka. Urabona narangije secondaire. Njye nagarukiye ya primaire. Nagarukiye primaire itanizira i Kigali. Bamaze i Kigali imyaka 20. Hani mbona nyine uri umusore mwiza. Goze primaire uyiturekera aho ngaho. Njye pfa nzi gusoma no kwandika. Kwama n'amafaranga ntabwo yananira kuyabara. Nose mutawanshakira ako kazi rata. Reka nzi umubaze nimba naki ako nizeye ko tazansebye. Kamana mwisho. Nuko nyine mbonye cyane ku muhanda navuga ngo oya nta mpamvu. Mukuru wabungiriye neza pe. Wabungiriye neza nazakwitura. Umushara wa mbere nabona. Nagwa kimwe cya kabiri cya kandi nuko nabona. Alo? Mauja, ndaza kumufata saa ngapi se? Ariko ndabona n'undi nabizigiye kugera. Nagiye kukubaza nimba wa mukobwa wamubona. Wa undi wo mu rugo, wa mukozi wo mu rugo. Okay. Rero nari nabonye hano kandi ndamwizeye. Sawa noneho. Muza nawe ngaho ku kazi? Okay, sawa nta kibazo kanze mukozi. Rero akazi urakabonye. Ahise abyemera kano kanya. Akazi urakabonye ugize impano. Ugize impano. Ngushimire gute se? Mushimire gute ko? Oya genda uzakora akazi wibejeho nk'umwana w'umukobwa. Neza. Uri umwana mwiza pe uri imfura y'u Rwanda. Oya umuntu ubona umwana w'umukobwa akaba yamuta ku nzira ntabwo aba ari byo. Akira ngambara kasike tugenda. Ugiye gute njyanayo? Mfata Mwiza. Ese ko kwambwiye ngo Kigali wabaye igihe kinini nuko nagaruka ngo bicara kuri mwe. Nicara gute? Icara neza ni kuri mwe. Sinicaye neza se? Icara neza oya icara akaguru kamwe kari hano akandi kari. Gusa ni ntanyuka. Naye no kwa muturage cyane. Icara neza. Gutya? Ngampaka. Manure n'ikirahure. N'ikirahure. Ikindi umuntu araje akwaka amata. Ntabwo yanyetse n'ayanshukuje. Tugenda muri supermarket nkugurire amadomora 5. Ego.
barayagushikuye. Kuki utagize uwo mutima wo kumenya ngo ese umuntu ukoze ibi bintu ku muhanda niki kibimuteye? Nibaza igiye gukora ubwo se yarabaye nk'ikintu cy'isidemoni kicanga nkaba nabi. Bigahurirayo no kuba yagutwara amata ukajya guserera mu muhanda. Aricyo kidayimoni ntabwo wakireka kigatwara ibyo gitwara nawe ugasigara. Oya nugara yanshikuje nabi. Se ubona abana bacu bazakurana iyende. Bazakurana ubuhe bumuntu batakuye kuri wowe utabatoje. Ibintu wakoze wabona ari byo. Bebe, nari ariko wabikora. Ntabwo nabikora. Ese nari kubwirwa n'iki kashushi haje abateka mutwe benshi. None se umuteka mutwe no gutwara amata agiye kuyanywa bihurira he? Bihurira he umuteka mutwe no gutwara amata? Ese kuzana telefone yawe. Ntabyo yakoze rero. Wari kumurekera amata ahubwo ukamugurira n'amandazi akarisha. Nayo nabuguru. Kuki ufunga umutwe? Na n'ubu ntabwo uri kumva ko wakoze amakosa. Ntabwo uri kubyumva. Ari byo ndi kukubuza. Na n'ubu ntabwo uri kumva ko wakoze amafuti wansuzuguje nawe wisuzuguje mu muhanda. Ibaza abantu bose bari bashungereye. Babonye ari njye kwishyurira moto ku mukobwa wari uri gusakuza mu muhanda wambaye gutya. Neza gutya. Bebe, ariko nanjye wayo sibyo. Ngiye n'uburyo kiyaje amfata mu kazi geragure nabyite kandi nawe mbona aje gushikuza ikintu utamuzi nawe wagira wamutuka. Bebe wakoze amakosa. Okay. Turabyumvikana wakoze iki? Amakosa. None Gamba barabasa na nzongera. Cyega ntago ari njye wakosereje. Ngiro kwa nawe nagusereje. Ntago ari njye wakosereje. Abo wakagombye gusaba imbabazi niba nadusize ku muhanda. Nta kibazo Gamba simubarira ndatangiye ndajya kubashaka gasaba. Abakura hese kububanze. Okay, urumva wabotse ku mutima wawe. Ushaka gusaba imbabazi? Nayo kandi mbabari. Njye nta kibazo. Ubwo wabohotse. N'ubutaha ujye ugira umuntu ubaha umukobwa mugenzi none cyane ko ari umukobwa wari ubikoze. Mwubahire ko ari umukobwa mugenzi wawe ubwo ushaka kumenya ikibazo afite. Sibyo? Naho tumvisho. Nyine mabuja ukunde nguko naje i Kigali nje kureba inshuti yanjye twabanye mu cyaro yarangoye kazambonera nyine akazi nuko mpageze tubanaho igihe gitoya biza nyine kuba ngombwa kansiga mu nzu njyenyine kandi yari afite umwenda wa nyir'inzu nyine atarishyura amezi 3. Hashize iminsi amaze kugenda nyir'inzu aza kunyishyuza kandi urabyumva nanjye nari ncumbikiwe ntabwo nari nzi ibiva niyo bijya nubwo nari nzi ko afite ayo madeni yose y'amezi 3 atarishyura inzu ntabwo nari mbizi ubwo nyine nanjye mbiga ibishwara mbura icyo nkora bansohora mu nzu gutyo n'ibyo birimo byose urumva barabigwatiriye kubera ko amaze igihe atishyura kandi inzu yabagamo yari ihenze ubwo nyine ibi byose byari birimo barabigwatira imyenda nazanye byose niyo mpamvu uri kubona nsa gutya ubwo nyine ubuzima butangira kuba nabi nangira kuba inzererezi mu muhanda ngenda nsaba umuhisi n'umugenzi nabona igipangu nkakijyaho nyine nkasaba akazi ko kumesa imyenda
bamwe bakanyirukana abandi bakankubita. Abanyakigali nyine ntabwo bizerana, icyo nabashije kubona cyo nabuze n'umuntu wanyizera ngo akazi k'ukwezi byibuze mbona ahantu mba ncumbitse niwe yama 5,000 ku kwezi, ariko akangaburira nkabona n'ahantu ndyama. Maze iminsi ndara mu muhanda nta hamwe mfite ho kuba, kumva n'ubu ngubu ndi inzererezi kuko amahirwe nagize n'umugisha nagize uyu munsi nuko nahuye n'uyu umumotari kubona niba babashe kumfasha, niko nisanze hano hantu. Ariko kurira ndabizi mabuja araza kugufasha ndabizi. Wata numvise story hano inekunda. Nuko mabuja nayo nayumvise pe, nayumvise. Aziko nahise ndeka kongera kujya gutwara abandi bagenzi. Ndabatereka. Birumvikana. Yego. Umuntu ufite umutima wa kimuntu ntabwo kumva inkuru y'umwana w'umukobwa ngo ukomeze gahunda zawe. Ukuri pe. Gusa nkurikije ibintu tuganiriye, ibi nakubwiye nawe wari uhari, mwene nakaribya kwa mwavuganyeho. Ntabwo umwana w'umukobwa akwiye akazi ko mu rugo. Impamvu urabona ikindi kintu nakubwiye ntigeze nkubwira nuko nagize amahirwe nyine ndiga nsoza segonderi. Nabyumvise ko uvunika mu kigo twaganiriye. Nuko ntagize nyine umugisha wo gukomeza ngo nkore byibuza kubera ko umuryango wanjye nyine ntabwo ubayeho neza. Nibwo uyu naje gushakamo akazi akuko mbona uku nguku pe n'ahandi hantu nizeye amakiriro. Yabivunika mutananga umwana wo kubona akazi ko mu rugo, ahubwo yaguma hano mu rugo nashakisha ibyo nabona akandi kazi. Nshakira undi muntu wankora akazi ko mu rugo, ariko umwana w'umukobwa ntabona akazi ko mu rugo wari ukoze, ariko umwana w'umukobwa ni ukuri ntabwo nawe ushyira mu gaciro. Nawe ngaho urakoze kuba umuhaye ahantu aba. Ni ukuri urakoze cyane pe, sinabona uburyo nagushimira. Akazi urakoze Imana iguha umugisha mabuja, ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ntizabikwitura. Njye nta nubwo nabona icyo nakwitura. aya tukoze.